Nasoma kitabu cha Zaburi hili kwa kumshukuru Mungu. Ni kipande cha 40. Tutaanzia shairi wa kwanza hadi 12. Zejene kama aliwasili hapo ataweza kusoma. Zaburi ya 40. Shairi wa kwanza hadi 12. Tunasoma mizani ya Yesu Kristo. Nategereje Uwiteka nihanganye, antegera ugutwi, yumva gutaka kwanjye. Kandi ankura mu rwobo rwo kurimbura no mu byondo by'isayo. Ashyira ibirenge byanjye ku rutare, akomeza intambwe zanjye, kandi yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe y'Imana yacu. Benshi bazabireba batinye, biringire Uwiteka. Hahirwa uwiringira Uwiteka, kandi ntahindukirire abibone cyangwa abiyobagiriza gukurikiza ibinyoma. Uwiteka Mana yanjye, imirimo itangaza wakoze ni myinshi, kandi dutekereza kutugirira nabyo ni byinshi. Ntihari uwagereranywa nawe. Nashaka kubyatura no kubirondora, byaruta ubwinshi ibyo nshoboye kubara. Ibitambo n'amaturo y'ifu ntubyishimira. Amatwi yanjye urayazibuye. Ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse. Mbega ko ndavuga nti dore baje. Mu muzingo w'igitabo niko byanditse kuri nje. Mana yanjye, nishimira gukora ibyo ukunda. Amen. Ni koko amategeko yawe ari mu mutima wanjye. Namamaza ubutumwa bwiza bwo gukiranuka mu iteraniro ryinshi. Sinzabumba akanwa kanjye, Uwiteka urabizi. Ntabwo mpisha gukiranuka kwawe mu mutima wanjye. Mvuga umurava wawe n'agakiza kawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe simbihisha iteraniro ryinshi. Uwiteka nawe ntunyime kugira neza kwawe. Imbabazi zawe n'ukuri kwawe bije bindinda iteka. Kuko ibyago bitabarika bingose. Ibyo nakiraniwe bingezeho nkaba ntabasha kureba. Biruta umusatsi wo ku mutwe wanjye ubwinshi, bituma umutima wanjye umvamo. Amen. Yeah.
Yose tubisabye kwizeye kw'izina ry'umwami wa Yesu Kristo.